Trading iri so addictive kuryo iyo wabonye uri mu nyungu inshuro imwe wumva ushaka uri mu nyungu niyo wahomba wumva byibuze ushaka kubona nyine uri muri trade niyo ari dolari imwe niyo yaba ari muri rose ariko ukaba uri muri iyo trade. Nyine trading rero ku bantu mushaka kuyijyamo nababwira trading ishobora kukubera ubusimbi kabisa, ukagurisha inzu, ugana divorce n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, nyine ugaseba byataye. Ikintu ugomba gukora cyonyine ni ugushaka umuntu mugenzi wawe. Sinivuze ngo ngerega nawe mbadi kubabwira ngo muzengo kuri njyewe n'ubwenge njye nyine ushobora kwigisha trading neza, ariko wabona n'inshuti basi inshuti yawe ibikoze ukayigisha inama kirakubwira ati wowe ari igihe kigera ukumva ushaka no kugurisha na boxer wambara izo zonyine usigana batizi boxer abonye nk'umuntu uzigura afite nyine ureba ikintu ufite wowe cyinshi aho ngaho kidafite akamaro kayo bati nta gitanga yagurisha telefone y'ibihumbi 200 nyigurisha ibihumbi 20 man ko nayo imaze iminsi mflipping amadolari 10 akajya ku ijana 400 abati ira phone n'ubundi ko yaguye hasi ikameneka screen wa gatoya niba yegura amafaranga yari yose bamereza n'ubundi yashira muri trading nkayazamura kandi banibesha urumva ibyo nise sinabikoze phone sinagiye hano cyucyo ku kiryabarezi phone ndayibahereza babe bumva ko bagutesha agaciro phone yawe yaragoswe yaramenaguritse ikintu cy'amafutira gikoresha iki urumva man phone yanjye bayitesha agaciro yigurisha 20 kandi iyo phone igura 200 yari Samsung M19 niba muzizi izo phone n'ahantu wapfa kuzibona abantu mucuruza phone mu mujyi ni phone yari nziza byatari kamera byatari ifite amafoto ya